nabaye mu muryango utazi Imana, utaruzi ibintu byo gusenga, binyweraga amayoga, bikoreraga ibyaha byose, bararaguzaga, barabandwaga, baraterekeraga, bakoraga nyine imihango ya kera. Gasigwa n'izina urumva ry'umuntu wasizwe. Nkurira rero muri iyo miryango, nta rusengero najyagamwo, n'umusirikare natangiye kujya nk'amayoga, nkasinda, nkajya mu bagore, nkagira gute, ariko twahura n'umuntu usenga akanyitegereza ndi mu inzoga akambwira ngo ariko wa mugabo nubwo ntakuzi neza ariko giye yo nkwitegereza mbona ibintu urimo atari wo muhamagaro wawe, nkamuri nkambwira ariko se nkawe uba wasaze urambwira iki? Ubwo cyo gihe nta bwenge nabuke nari mfite, kandi uko banyirukankanaga niko mu kigo byari byakomeye, bavuga bati abacengezi barateye, kuko baravuga ati barateye, barahagurutse, ugomba nteje icyo bita umutekano muke. Nararwaye ndaremba, noneho abaganga baza kumvura, naryamaga ngaramye, hano hari inyuma haraje uruhara, umugongo waraboze kubera yuko sinabasha kwihindukiza ko nta kuguru nabaga mfite. Iyo najyaga gutya nababaraga amagufa, bamvuraga boza ibisebe bakuramo amagufa bajugunya hariya, mbona ukuguru gusiga inyama zirangije kubera zidafashe ku magufa zirabora. Uko nagiye numva abantu bambwiriza bayivuga, ko nagiye numva bayivuga, niko nanjye nayisenga. Nanjye ndavuga nti Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana ya Isirayeli, ntintabara, nta wundi uri buntabara aha hantu, ntibyanjye birarangiye, ubwo n'ubwoba bwinshi, mvuga nti ndapfuye kandi nisha abantu. Narasenze rero, nsenze Imana ivugana nanjye, irambwira ngo nimve mu gisirikare ntahe, irambwira ngo kandi nibikoze, irambwira ngo ubwoba bwose mfite bw'ubuzima izabana nanjye. Aha, reka tubahe ikaze mwese mukurikiye Duhumurizanye TV. Ndizera ko mumeze neza kandi umwami Imana akomeje kubarinda muri amahoro. Nk'ibisanzwe ndi Brenda Mutoni, tumaze iminsi tubana mu biganiro bitandukanye kuri Duhumurizanye TV. Hanyuma rero uyu munsi nk'ibisanzwe mu biganiro tugenda tubagezaho, ndi kumwe n'umuryango, mukanya baraza kubibwira, ndaza kubaha ikaze, ariko mbere yuko baha ikaze kugira ngo babibwire, ndagira ngo mbanze mbashimire uburyo mudukurikirana kuri Duhumurizanye TV, mugenda mubitwereka muri comment mutanga, ndetse na views tugenda tubona, bigaragara ko nukuri mudukurikirana. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mukomeze mudukurikirane bikomeye cyangwa se birenze uburyo mubikora. Reka rero mpereze ikaze umuryango mwiza turi kumwe uyu munsi. Ni abakristo, baraza kubibwira, n'abantu bakuru, sinagenda mbavuga amazina kandi ari ababyeyi banjye, ndabubaha cyane. Reka rero mbaha ikaze, bajya bavuga ngo ladies first, ese umugore niwe ugomba kuza imbere. Kaduye mama wacu ikaze, abibwire amazina ye ndetse uko yumva mwuka muyobora, uko ashaka kubibwira bikora uko. Koze cyane. Nitwa Niyimbeshaho Liliane, ndi umubyeyi, ndubatse, ibindi Imana iduhana umugisha. Yego, turakomeza na papa, nabatwibwire. Nitwa Gasigwa Etienne, ndi umugabo w'imyaka 46 y'amavuko, mfite umuryango, umudamu Niyimbeshaho Liliane twicaranye, dufite abana batatu, harimo umwe w'umuhungu ufite imyaka 16 n'umukobwa ufite imyaka 12, n'undi muto ufite imyaka 8. Ni uwo muryango wacu rero. Amen. Kandi tunejejwe no kuba hano kuri Duhumurizanye TV, muri iki kiganiro cyo kwamamaza inkuru y'agakiza k'umwami wacu Yesu. Murakoze cyane. Mwabyumvise ko turi kumwe n'umuryango ukijijwe, uzi Imana, kandi umuryango mwiza cyane rwose. Hanyuma dufite ubuhamya, cyangwa se badufitiye ubuhamya bagiye kutugezaho mu rwego rwo kugira ngo dukomeze imiryango itandukanye, kuko burya Kristo ntago azagusanga uraho gusa. Abenshi Imana ibasanga mu miryango, arabisanga gutyo nyine, ariko cyane cyane mu muryango, kandi umuryango ni mwiza, Imana irawukunda. Nagira ngo rero mbahe ikaze, muduhe ku buhamya bwanyu, muhamagarwa,
tugende tuganira twumva tugenda dusangiza bagenzi bacu cyangwa se abakurikiye Duhumurizanye TV ubuhamya twagiye ducamo nk'umuryango wa Gasigwa. Murakoze, nabanza nkasuhuza abakunzi ba Duhumurizanye TV baduteze amatwi muri aya masaha. Imana ibaha umugisha kubwo gukurikirana ubuhamya bwacu tugiye gutanga, kandi ku muntu wese uri bukurikirane bizamugirira umumaro mu buzima bwe bwa buri munsi, cyane ko burimo inyigisho ikomeye cyane ku muntu wese utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kandi burimo n'inyigisho ku muntu wese wamenye Kristo ariko nyuma akaza kumureka cyangwa se kunanirwa gucogora. Harimo ubutumwa rero bukomeye ku muntu wese uri bukurikirane. Ndumva rero twabanza tugashimira Imana tuyisenga, hanyuma nkakomeza. Mana yera, Mana ikomeye kandi ifite imbaraga, turagushimiye kuko turi hano kugira ngo twamamaze inkuru y'agakiza, tuvuge imirimo, imbaraga, gukomera kwawe, kuko ni wowe tangiriro ukaba n'iherezo, uri uwa mbere ukaba n'uw'imperuka, uri Alpha, Haleluya, ukaba Omega, ufite ubutware ndetse n'ubushobozi, ntawe uhwanye nawe, yaba mu ijuru no mu isi n'ikuzimu, niwe Mana yo kwiringirwa. Yeremiya yaravuze ngo ni wowe ugira icyo ukora ukakirema, warangiza ukagikomeza. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimiye aya masaha. Nyemerera rero ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntaba ari twe, wowe muri twe ugaragare, kuko twebwe ntacyo twabasha, ariko dusabye imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya, kugira ngo yururukire muri twe, kuko nibwo twabasha gukora cyangwa kuvuga ibyo ushima n'ibyo ushaka, kandi byagirira umuntu wese umumaro ubyumvishije. Urakoze kumvise gusenga. Oh haleluya, ntituri hano kugira ngo abantu batwitegereze gusa, ahubwo turi hano kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi abantu bamenye ko uri Imana yera, ikiranuka, igira neza, ikura ikuzimu, igatanga ubugingo. Urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Murakoze. Ndumva rero twatangira dusoma ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya mbere. Tugiye gusoma n'umurongo wa 5, ndumva ari wo tugiye kwifashisha. Ni ijambo rivuga kuri Yeremiya, ariko uyu munsi ndaryerekeza kuri jye. Icyo gihe ni Yeremiya, ariko uyu munsi ni jyewe Gasigwa Etienne. Ni igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo rero impamvu ndivuze, buriya Yeremiya yabanje kujyaza n'inzitwazo mu buryo bwo gukorera Imana, harimo ngira ngo n'ubwoba, kuko yumvaga bitoroshye cyane gukora umurimo Imana yari imuhaye. Hanyuma atangira kuzana inzitwazo ati sinzi kuvuga, sinzi iki, ariko Imana yo imuhamiriza cyangwa imwereka ko yari imuzi ataraba n'urusoro mu nda ya nyina. Yari izi ko azakora uwo murimo. We rero we yarigayaga nk'umuntu. Kenshi umuntu yagiye gukorera Imana bibanza kugorana, abanza kwigaya, abanza kumva, ariko si cyo nari ngendereye. Nari nshatse kuvuga kuri jye Gasigwa yuko Imana yamenye, yari nzi ko iki gihe uyu munsi kuri itariki ubu giye byantungura cyangwa igitangazamakuru byagitungura, ariko Imana yo ntabwo yatunguwe. Yari ibizi mu mugambi wayo, yari nabizi ntaranabaho yuko igihe nk'iki nzavuga imbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana. Rero ku bakunzi bakurikiranye kino gitangazamakuru cya Duhumurizanye TV, ntabwo hari ubuhamya muzakomeza kugenda mukurikiranaho bwanjye, ariko ngiye guhera ku buhamya bw'umuhamagaro nakira Kristo nk'umwami n'umukiza, aho Yesu yankuye. Yesu rero ampamagara
yampamagaye mu by'ukuri nkuze, nari nakoraga umurimo wa gisirikare, mpamagarwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1999 nibwo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Namwakiriye rero mu buryo navuga ko ntashakaga cyangwa ntemereye ubutumwa bwiza nari naragiye mbwirwa n'abantu batandukanye nkananirana, ariko Imana yo yantunguye nk'uko Pawulo igihe yarenganyaga ubwoko bw'Imana arimo yerekeza i Damasiko, Imana yamutunguye ngo akabona umucyo, akikubita hasi ngo akamera nk'upfuye, ariko akumva ijwi rimubwira ngo undenganyiriza iki Sawuli, hanyuma agahamagarwa mu buryo nawe atashakaga. Navuga ko yatunguwe. Nanjye rero nibwo buryo nsa naho cyangwa nibwo buryo nahamagawemo. Nabayeho mu buzima ubwo ndasa naho ninjira gusa mu muhamagaro, ariko nkura mu buzima busanzwe bwo mu isi, mu miryango. Nabaye mu muryango utazi Imana, utaruzi ibintu byo gusenga, binyweraga amayoga, bikoreraga ibyaha byose, bararaguzaga, barabandwaga, baraterekeraga, bakoraga nyine imihango ya kera, nk'uko abanyarwanda bataramenya Imana n'ubu barahari bameze batyo nk'uko bakoraga. Ariko jyewe nkuze rero nkura gasigwa n'izina, urumva ry'umuntu wasizwe. Nkurira rero muri iyo miryango, nta rusengero najyagamwo, nabagaho muri iyo miryango ndeba ibikorwa gusa. Umuntu uwo bemeraga n'umuntu wabaga uzi kunywa inzoga, bamuha igicuma kirimo umuheha akanywa, baravuga ati azaba umugabo. Nubwo bugabo nyine babona usimbukana n'inkumi kubita umutego hariya, babona uzi gutereta akavuga ati kariya kana kazavamwa akagabo. Nibyo bari bazi, nicyo babwiye ati noneho umukobwa kwa runaka, niyo ngira ngo bavuga ngo waryamanye nawe muri icyo gihe, baravuga ati umaze gukura ja atuzavamwa umugabo. Ntago baguhanaga ngo urakora icyaha, ahubwo baravuga ati umaze gukura uzavamwa umugabo. Babona wonwe y'urwago baruhaze uvuga amangambure bati uriya mwana azavamwa umugabo. Nubwo buzima nubwo ngubu. Rero naje kwinjira mu gisirikare, ariko njyamwo mu buryo bw'uko nabonaga numvaga mfite ishyaka ryo gukora igisirikare, bitewe n'uko nabonaga u Rwanda rwari rumeze n'iki, kandi noneho hariho ubuyobozi bwiza bwatwigishaga igihugu n'agaciro k'igihugu n'ububi bwo kudakunda igihugu. Hanyuma rero mba mu gisirikare, Imana irahandindira, sinapfa sinagira gute, ndakomeza nkora uwo murimo. Ariko igihe kiza kugera nkajya mpura n'abantu mu gisirikare, habamo abantu bakijijwe, bazi Imana, bavuga Imana, bakunda n'Imana cyane. Kandi buryo umusirikare yakijijwe bafashe icyemezo gikomeye, tukajya duhura bakavuga ubutumwa bwiza, ariko bavuga ubutumwa bwiza agiye nkabapinga, nkababwira ntibyo muvuga n'ibiki, uwo Yesu ni Yesu, Yesu se Yesu murambwira iki? Cyane ko twajyaga dukunda guhura n'abantu bica abantu, bahemukira abantu, tugasanga kenshi bafite amabibiri, babacengezi ugasanga bafite za bibiri. Naje kugera ahantu nkomeza guhakana Yesu, ariko abantu Imana yo niryo iri jambo navuze ngo yamenye itarandema mu nda ya mama, inshyiraho kugira ngo inyungu yari mfiteho kugira ngo indindi icyo gihe cyose, nuko yari ifite umugambi yuko nzamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, nkavuga Imana n'imbaraga zayo, nkavuga uburyo yandinze, nkavuga iki. Ariko ntabwo nagendeye muri iyo nzira, jewe nahise ngendera mu nzira z'iki zo gukiranirwa, nigendera mu byaha. Ndibuka ubwo n'umusirikare natangiye kujya nk'amayoga, nkasinda, nkajya mu bagore, nkagira gute. Ariko twahura n'umuntu usenga akanyitegereza, ndi mu inzoga, akambwira ngo ariko wa mugabo, nubwo ntakuzi neza, ariko giye yo nkwitegereza mbona ibintu urimo atari wo muhamagaro wawe. Ati ndabona uri umukozi w'Imana, ariko wowe ndabona inzira urimo, ibyo wayobotse atari byo. Nkamuri nanjye nkambwira nti ariko se nkawe uba wasaze, urambwira iki, urambaza iki, ni iki? Uyu ati nyamara Yesu aragushaka. Ntumva, ntuzongeye kumbwira umuntu wita Yesu, ntuzambwira iki, ariko se n'ubundi ntimurambwira Yesu, ubundi Imana y'u Rwanda ntayo muzi, byagombe ntago mumuzi, urambwira ibya Yesu, we Yesu n'ubuhe? Nimwe muzajya mwishinga ibintu by'abazungu.
akandeba akambwira ati mva nkubwire inywera icupa ryawe iteretera abakobwa ngenda agiye icyo nzu uzakizwa nteoke ntigenda niba nzakizwa ntizakizwa. ariko se wenda naguciye mu ijambo wari wagashatse icyo gihe? Nari umusore. Wari ukiri umusore? Nari umusore, nari nkiri muto. Nari umusore. Okay, dukomeze nawe. Ubwo ndakomeza ngira ngo rero finali ijya kuba hari umuntu waje ansanga nanone ndi mu kabari arambwira ati wa mugabo we ati ndakwitegereza nkabona uzava nk'umukozi w'Imana ariko ndabona ibintu urimo atari byo, izo nzoga waziretse ko atari nziza. Nabwo yantereka reka n'inzoga navutse bazinywa nizo umuntu yinywa bari umugabo, ahubwo mwebwe impamvu mutazinywa nuko nta bushobozi mufite nkamugisha impaka nkanamutuka cyane ibitutsi bibi bya gipagani bya gishumba. Aranyitegereza arambwira ngo hari ibintu bibiri ngiye kukubwira bizakubaho, nudakizwa uzapfa. Nuko yambwiye uwo wanyuma ati nudakizwa uzapfa, atari ku icyonzi cyo Imana iragukunda, ati uko byagenda kose ibyo wakwigira byose Imana iragukunda, Imana irakuzi, ati irakuzi, ati sinzi amateka yawe kandi ntarazi amateka yanjye koko. Ndamubwira nti yewe ntigenda nibwo nzakizwa. Arigendera. Hanyuma rero igihe kiza kugera nari umuntu witonda, n'abasirikare twabanaga bari bazi ko Gasigwa ari umuntu witonda, ari umuntu ugira ikinyabupfura, ari umuntu nta muntu wamenyaga ibyanjye, ibyo nakoraga byose nabikoraga mu ibanga. Niba ari izo nzoga nanyweye najyana nkazinywa nkataha, ejo nkajya mu kazi nta muntu wari unziho ko ndi discipline cyangwa nkora ibintu bibi. Ariko kubera ko Imana ifite imbaraga, ifite n'ubushobozi, ndabyibuka muri 98 mu masaha ya saa 8 saa 9 nafashe icyemezo, nari mfite akazi njya kunywa ahantu inzoga nk'uko bisanzwe, ariko mvuga ngo ndaza kuza kurara ku kazi, mvuga ngo mbonane nzayizihiza ejo mu gitondo mvuye ku kazi. Ndagenda nigira mu kabari ndinywera, bigeze nka saa ngapi, nka saa 11 ndavuga ati akazi kagiye kugera, ariko umutima urambwira ngo ariko ubundi ngo akazi wakaretse ngo nunavamwo ko bazaguhana bikarangira, ariko ukatangira bonane neza nejo ukazahirwa mukazagenda nyuma, hanyuma bakazagufatira imyanzuro yindi. Ariko muri ubwo gutekereza gutyo nanjye njya urwana, ariko oya ninabankoza amakosa. Ariko ko ngenda nsoma icupa ndisoma nganira n'abantu, inkumi zabaga ziri aho ngaho zitambuka, ndeba inkumi, ndavuga nti reka nkomeze ninywere byeri yanjye. Bigira nka saa 1 saa 2, bigeze mu saa 2 mpita mfata icyemezo ndavuga ntaho njye, nibashaka ejo bazamfunge ni umunsi umwe cyangwa 2 nkavamo, nibashaka bazampana igihano bazampana cyose, ngiye gutangira umwaka mushya. Ntangira rero unywa bigera saa 4, bigeze nka saa 5 n'iminota umutima urambwira ati n'ubundi rero wanyweye wakoze ibintu byose, genda ujye gushaka umugore wo kurara wenyine, ushaka umugore utangira umwaka ufite umugore. Noneho akaba ari umugore wari inshuti yanjye twari tumenyeranye, wacuruzaga mpita mvuga nti reka njyeyo mfata nerekezayo, kandi ubwo nari nambaye uniform, mfite imbunda, inzoga ubwo ziragize. Ariko buriya ibintu by'Imana biratangaje. Hari igihe abantu twibwira yuko umuntu akavuga ati jewe ndi gihangange, jewe ndakomeye, ati Imana nayinanira, nta nzira nta na hamwe. Imana ifite inzira nyinshi cyane ishobora guhamagariramo umuntu, yaguhamagariramo niyo waba ukomeye ute, niyo waba urinde, niyo waba umeze gute, Imana igushatse isaha n'isaha. Ariko kenshi iyo mvuga ibi mbwira abantu ngo ntibazarindire guhamagarwa nk'uko nahamagawe jewe, ahubwo umuntu yakakwiye guhamagarwa bikiri byiza, kuko ngira ngo mugakiza, kuba mugakiza nubwo Satani arwanya abantu kugira ngo batamenya Imana, ariko kuba mugakiza bifite umumaro kuruta kuba hanze hano. Umushumba wacu n'ibyo ukunda kuvuga ngo ni byiza kwitaba Imana ukiri muzima cyane rwose, ukiri muzima. Azi ko ngo bitaba Imana bapfuye, ukiri muzima kibategereza gupfa bajye bayitaba bakiri bazima. Hanyuma rero ubwo naje kugenda ngera kuri uwo mugore, umugore mpageze nsanga aryamanye n'undi mugabo,
kuko baryamaga mu mazu ya mantuze bari abantu b'impunzi baryamaga mu mashitingi mu matente ahantu ugenda ukikuraho akantuza ukinjira ndijira nsanga ryamanye n'undi mugabo umujinya uramfata ndavuga umugore wanjye umuntu wari inshuti yanjye uyu muntu ninde wahaje muri ako kanya rero umuhamagaro w'Imana niho waziye uza mu buhe buryo rero nabaye nk'umuntu ucanganyikiwe mbura ubwenge kandi nari umuntu muzima nigenzaga numva mu mutwe hari ukuntu mu mutwe ndabyibuka ubundi mo nabitekereza ukuntu nahisemba numva mu mutwe mbuza ubwenge numva inama ije muri ngira avuze ngo aba bantu bakange uyu mugabo yirukanka umusigarane icyo gihe rero nta kindi kintu nakoze nafashe imbunda nshyira mu isasu ndasa munsi y'igitanda nkubise isasu umwe abyuka ajyaha undi ajyaha noneho njyewe umutima uhita umbwira ngo ibintu ukoze urishutse cyane isi yose irabimenya kandi koko ikigo cyahise kigira gute cyahise kibyumva batangira kuvuga bati se habaye intambara ubwo rero mba nsohotse mbona abantu imbere yanjye ubwo n'abandi barimo banywera aho ngaho ko bacuruzaga amayoga muri Bingaro mbabonye rero ubwoba buranyica ndavuga ati bagiye kumfata icyo nakoze nahise ndasa ariko ndasa ntagambiriye kurasa umuntu ngambiriye gukanga kumwe rero ndashe ngo nimwe ndakanga kugira ngo mbone inzira ngiye mpite nirukanyira ntibamenye nukoze ibyo bintu kumwe narashe nkanga byaragera kubita umukobwa mu mutima riba ryinjiye indani irindi rikubita umuhungu mu kuboko kuba kurashwanyutse irindi rikubita undi mu kuguru batatu babarambaraye hasi induru ziba ziravuze noneho njyewe ndavuga ati ntaho ngiciye numvise bagongeye ndavuga ati nirukanse rero abandi bari kumwe nabo babaranyirukankanye ubwo cyo gihe nta bwenge na buke nari mfite kandi uko banyirukankanaga niko mu kigo byari byakomeye bavuga bati abacengezi barateye kuko baravuga ati barateye barahagurutse ugomba nteje icyo bita umutekano muke umutekano muke rero umaze kuba icyakurikiyeho niki nuko babandi baranyirukankanye bamfashe bashaka bakunyaka imbunda kumwe bayinyaka rero mbananyereye nikubita hasi tuba dufatanye imbunda nyifite hano turayirwanira uko tuyirwanira imbunda bakwega nanjye nkwega kuko hari intuze bita safe yari ifunguye ubwo uko bayirwaniye bakagize bafashe muri twiga noneho isasu ubwo uko turwana bayinyaka akubise twiga ukuguru hano isasu rirakubise irindi riba riraje rikubisa ukuguru kuba kwaye uburere kose amagufa ashwanyaguritse rero nta kindi kintu cyabayeho ubwo ukuguru n'ukwawe n'ukwanjye ubwo nabaye nk'umuntu ugize gute upfuye kuko nahise mva amaraso yose ari mu mubiri anshiramo noneho babandi nabo babanyatse iki imbunda bayitwaye icyo nagiye kubona mbona burende iri imbere yanjye icanye amatara babona yuko nikuse hasi babona ko nakomeretse bahamagaye imodoka ibiraje iramfashe inshyiramo n'abantu batujyana mu bitaro by'Igisenyi Igisenyi rero ubwo ndimo ndagenda musa naho mvunaguramo byaberaga Igisenyi muri Bigogwe Igisenyi rero nahageze saa sita mu masaa sita n'iminota mpageze baba banshyizeho barebye baravuga ati umuntu abaganga baravuga ati kuguru kwe kwarangije kwangirika ntabwo kugomba no kuzaguca kuko kwashenjaguritse byari mu bitaro bya gisivile ubwo ndangije mpageze ikintu cya mbere narasenze muri ubwo businzi urumva nananywe inzoga zirengeje narasenze cyane ndasenga abaganga bo banyumvaga n'abarwayi bari baraho bo batekerezaga yuko jewe ndi umukristo urashwe bamaze kurasira ku rugamba kuko bumvaga uburyo nsenga mvuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uko nagiye numva abantu bambwiriza bayivuga ko nagiye numva bayivuga niko nanjye nayisenga nanjye ndavuga nti Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Mana ya Isirayeli ntintabara nta wundi uri buntabara aha hantu ntibyanjye birarangiye ubwo n'ubwoba bwinshi mvuga nti ndapfuye kandi nisha abantu navuze ngo yamenye itarandema mu nda ya mama kuko yari ziko igihe nk'iki nzavuga imbaraga zayo no gukomera kwayo nta gihe cyaciyeho bwarakeye mu gitondo
bukeye abantu baza mu bitaro baje gusura abarwayi abarokore bahageze barahansanga, bahansanze bumva ukuntu narimo nsenga, bumva iki, baravuga turiya muntu n'umurokore wacu. Nige bahereyeho bampa ibyo kurya, bampa ibyo kunywa, barangije mbasaba Bibiliya barayimpa. Bibiliya rero ikintu gitangaza cyabayeho, ijambo rya mbere nasomye rya mbere, Imana yampaye rya mbere, nasabye Imana ndavuga ngo ndashaka ko tuvuganira nawe muri iri jambo, ni riri muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Havuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye ruje utabasha kumenya. Iryo jambo rero rya ntabaza ndagutabara narishingiyeho muri ubwo bubabare, muri ubwo kubona yuko kuko gene namaze kumera nkaho navuze, nafashe icyemezo ndavuga ngo gupfa ko ndapfa, kuko nabonaga ubuzima nari ndimo. Wenda bumbi kubwiye umbona mvuga wavuga ngo ibyo ni ntabwo jewe nkuko nari imeze, ububabare nari ndimo uko nari imeze, nta buzima nabaraga. Navuga ngo rero ninkizwa nibura ndabona ubugingo, nzajya mu ijuru, ninapfa nzajya mu ijuru. Ariko Imana yo iryo jambo irimpaye ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye utabasha kumenya, nubwo narishingiyeho ndavuga ngo Mana nsomye ijambo ryawe rimbwiye ngo ningutabaze urantabara, nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. None iri jambo niryo ngiye kwinjiramo, niryo ngiye gusengeramo, ndakwingize ntabara. Aha hantu nta data mfite, nta mama ngira, n'umuryango mfite ntabwo uri hafi yanjye, cyane ko hari no mu gihe kibi cyane cy'abacengezi n'uwari gushaka wenda wari kugira umutima wo kuza kundeba ntibyari kumworohera. Nta telefone zabagaho, byari ibintu byo gutuma urumva cyari igihe kigoye. Ariko mbwira Imana ngo ntabara, ndakwingize, ndayitakira, ndayisenga, ndayibwira ngo Mana. Ariko nsenga cyane, ntabwo nasengaga niyerekeza aho urebye, nerekezaga kuri ba bantu nkavuga ngo bari abantu narashe. Mana ndashaka kubakiza, nibakira ndaba nibura nsigaranye urubanza rwanjye jyenyine, ariko bari abatarimo. Imana rero yaramfashije, yumva gusenga kwanjye, yumva gusenga kwanjye. Ariko nari nkomeje kugira ubwoba, nkavuga ngo ibi bintu nzabikira, ni ibintu bizagenda bite. Ariko nkikomeje gusenga, Imana impirindi ijambo riri muri Yesaya ibice 41 uhereye ku murongo wa 10 ukamanuka wa 11 na 12, haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, ngo nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo kuko ariko gukiranuka kwanjye. Nandi magambo agenda akurikiyeho yo kumpumuriza, yo kumbwira ngo sintinye nubwo mbona bikomeye, yuko ishobora byose. Buriya hari amagambo ari muri Yobu yavuze, aravuga ngo Mana ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Imana rero buriya umugambi w'Imana ni munini cyane ku mwana w'umuntu. Nakomeje kuba muri uko gusenga, Imana ikintu yankoreye inyereka imbaraga zayo zikomeye. Ba bantu narabasengeye, ndavuga ngo Mana aba bantu nubakiza n'ikimenyetso cy'uko uba ungiriye neza. Imana ireba umutima wanjye ko ntifuje ko ari jewe mbanza gukira, ireba ko mbabajwe n'abo bantu kuko bababaye kubera ingaruka zanjye zuko nanze kumvira Imana ngo nemere kuyikorera mbere, kuko nabwiwe kenshi n'abantu batandukanye ubutumwa bwiza kandi nkumva biranzamo ariko nkabyanga. Urumva rero bari bagendeye mu ngaruka zuko jewe nanze kumvira Imana ngo nyihindukirire ngo nyikorere. Noneho rero nsenga ninginga ngo Imana igire gute ibakize. Imana rero kugira ngo nyereke igitangaza gikomeye, abo bantu yarabakijije. Ibisebe zabo barabavuye kubaderesinga, kubyoza no kubaha imiti n'iki, byuma vuba barakira, batangira kuva ku bitanda barigenza. Noneho sigarana ikibazo cy'umwana w'umukobwa, isasu ryari ryinjiye hehe mu mutima. Ndavuga nti uyu byanga byakira arapfa. Ndasenga ndavuga ngo nkuko wambwiye ngo ningutabaze urantabara. Reka ijambo ry'Imana buriya dushobora kuryumva umuntu akavuga ngo ibi bintu ngo wenda ni ibipindi, ni ibintu byakugize ngo abazungu, zikona abantu bataramenya Imana, bataramenya ukuri cyangwa umwuka waratarasura baba bavuga. Ariko ijambo ry'Imana, Imana nikubwira ijambo uzaryiteho,
urikurikirane ujye uriyibutsa, iryo jambo rizakugira umumaro. Iryo jambo ryagiye rikomeza kubera kuyitakira no kuyitabaza, ryakoze igitangaza gikomeye. Wa mwana w'umukobwa mbona arahagurutse nawe ku gitanda atangiye kugenda, aba muzima, bakamubaza se urahumeka neza, umeze neza? Ati cyane. Umwana arakira. Akize rero icyo nakoze ikintu buriya Bibiliya abantu twese dukwiye kuzajya dukora, ni icyaha, ni ikintu cyitwa kwatura icyaha, kwihana, gusaba imbabazi. Buriya ibyo bintu niwo murongo mwiza Imana uyihuriramo n'abantu bayo. Buriya nta kindi Imana ikintu ishaka, ikintu kinezeza Imana mu buzima. Wakora umurimo w'Imana, wavuga ubutumwa, wakora iki, ariko burya guca bugufi, kwihana, kwatura, kureka icyaha no gusaba imbabazi, ibyo bintu binezeza Imana igihe cyose. Icyo nakoze rero, nakoze ikintu cya mbere, narabanje ndatura, mbwira abantu bari aho, ndababwira nti jyewe ndi umunyabyaha, ibi mubona nabaye gutya nzize ibyaha, nanze kumvira Imana, nari umusambanyi, nari umusinzi, nakoraga ibintu biteye isoni n'ibyo, ntabwo natinyaga ikibi n'igisa nacyo. Ndababwira nti rero mumbabarire, n'Imana imbabarire. Ikindi nsaba abantu imbabazi, ndababwira nti rero muranzi, ntabwo nari nsanzwe ndi umuntu w'umugome mubi wakora ibyo bintu, ariko kubera ingaruka z'uko nanze kumvira Imana, niyo mpamvu byabaye kuriya, mukagira ingaruka zanjye. Ndababwira nti noneho rero mbasabye imbabazi, mumbabarire mubikuye ku mutima rwose, kandi niba ari byo mubimbwire ko mumbabariye, n'Imana rero mbabariye. Abasirikare barambwira ati turakubabariye, natwe turabizi neza ni ibintu byabaye, tutazi uko byagenze, natwe ntiturasobanukirwa neza, atari ko icyakoze ubwo wamenye ko Kristo ari umwami n'umukiza, ni byiza, birakugirira umumaro, nubwo wapfa uzapfa wiringiye Imana. Barambabarira, wa mukobwa nawe musaba imbabazi, nawe arambabarira. Bamaze kumbabarira, imbabazi z'Imana ni ikintu gikomeye. Nabwiye Imana ngo Mana urakoze kuko utumye bano bantu bambabarira, ubu ngize umutima utuje, numva nguwe neza. Ubwo rero cyakurikiyeho haje urwego rwa gisirikare rushinzwe ubugenzacyaha, baza kugenza kureba icyaha ko cyagize, bajyaho cyakorewe, babaza amakuru, baza no kumbaza. Bangezeho rero umutima urambwira, Satani arambwira ati rero aba bantu babeshye, ubabeshye urebe yuko byagira icyo bikumarira, kugira ngo utazagira gute, utazagira ingaruka z'ibi bintu. Numva undi mutima urambwiye ngo ntubeshye, kuko Imana yakubwiye ngo nzagutabara, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biri utabasha kumenya, iyo niyo yo kwiringirwa, ntubeshye. Kandi Imana yakubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nuko yamaze kuba Imana yawe, igiye kukubera so, igiye kukubera byose, ntubeshye. Naho wapfa, naho warengana, naho wazira ibyo wakoze, ntabwo ari ukurengana kuko nibyo nari nakoze, naho wazira ibyo wakoze, ariko Imana yo mu ijuru yo uzaba wera imbere yayo, ifite uburyo bwinshi bwo kugira icyo igukorera. Ubwo rero baraje barambaza, ndabasobanurira, mbabwira uko byagenze, n'abandi barababaza. Bamaze kubyumva baravuga ati se icyo wongeraho n'iki, ndavuga nicyo nongeraho nuko nasaba imbabazi z'ibyo nakoze, kuko nakoze ibintu bidakwiriye. Baragenda barigendera, nanjye ngumaho mu bitaro. Ikintu cyakurikiyeho rero niki, nararwaye ndaremba, noneho abaganga baza kumvura, naryamaga ngaramye, hano hari inyuma haraje uruhara, umugongo waraboze kubera yuko sinabasha kwihindukiza, ko nta kuguru nabaga mfite, iyo nayaga gutya nababaraga. Amagufa bamvuraga boza ibisebe, bakuramo amagufa bajugunya hariya, mbona ukuguru gusigaye inyama zirangije, kubera zidafashe ku magufa zirabora. Utuguru twanjye twose turagenda turashira, turanyunyuka ko ntanagira no kurya byarananiraga. Noneho sinari mfite n'umuntu ugira gute unyitaho, urumva nari ni mu bitaro bya gisivili. Noneho kubera icyo nakoze, umuyobozi mukuru w'ingabo nasaga nabanaga nawe cyangwa narindaga, icyo yahise akora, yahise avuga ati kuva yakoze ibintu bimeze nka biriya, yari ati ko yajyaga yitonda, we nawe ariko akagira ubuhamya akavuga ati ko yitondaga, ko ntari muzeho amanyanga, byamufashe bite. Abwira abasirikare ariko kubera izo mpamvu n'umutekano muke yateje, twese tugahaguruka, ntabwo azongera kugira, ntazagira umusirikare n'umwe ujya kumureba, mumwihorere. Ubwo biba birahagaze, n'umushahara wanjye urahagaze, ubwo mu buzima rero ugoye,
bw'ingaruka z'icyo bita icyaha. Ubwo buzima rero bwarandiye, nta muntu nari mfite, ariko ngirira umugisha kuri ba barokore basa naho babona yuko nta muntu ngira ngo nyitayeho, nubwo ntari nabibabwiye, bakajya banzanira utunyomoro, amatunda, imineke, ni nabyo nabashaga, ibiryo bikomeye sinabishoboraga. Hanyuma rero ndaho nsenga Imana, ndayibwira ngo wamaze gukora igikorwa gikomeye, nakubonye kuri Imana, kandi namaze kukwizera, nakijijwe, nahindutse. Buriya gukizwa kenshi abantu tubirebera ku bimenyetso by'umubatizo, tukavuga ngo uriya muntu ko yabatijwe yakijijwe, ariko burya umuntu gukizwa ni mu mutima bwa mbere, kiriya kikaba ikimenyetso kigaragaza neza ko wagize gute, wakijijwe. Nari namaze gukizwa ko nari namaze kumenya kwatura, nari nasomye amagambo, ubwo Bibiliya nari natangiye kujya nyisoma, nasomye ari amagambo ari muri Yakobo avuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu ngo nibwo muzaba mukijijwe, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete, gusenga k'umunyabyaha n'ikizira imbere y'Imana. Kubera ko nari namaze mbwira Imana ngo rero, kubera ko namaze kukwizera kandi nkaba mbonye izi nzira zose uko zigenze, ukaba bano bantu nagusabye ko bakira bakaba bakize, wenda ntarajya na kure, uwo mukobwa yarakize, yaje no gushaka, twaje guhura ku isoko rya Kimironko, duhura, ndamuzana amakuru, ati ni sawa, ntiwarashatse, ati cyane, ati narabyaye, none se ntiburiya ntibyisa, ati by'isasu nanjye sinzi iyo byagiye, ati cyakoze, ati gusenga kwawe kwagize umumaro cyagiye, ati nubwo twebwe twatwangura cyari umunyabyaha, ariko buri Imana yirumvise, ati ibyo nta n'ibyo nzi, nta ngaruka zabyo, nta n'iki. Ndavuga nti Imana ishimwe, wenda ubwo ryaramanutse, aragenda muri toilette araryituma, niko navuga. Imana rero indengera gutyo. Noneho rero aho hantu uko nagira umugisha kuri abo barokore, bakajya bampa ibyo kurya n'iki, kuko nta kirengera nari mfite. Hari umuganga wabaga mu bitaro by'Igisenyi, akajya azakandeba, akareba ukuntu mbabara, ariko akabona ukuntu nsenga, akabona ukuntu nisomera Bibiliya, akajya avubona mfite itandukaniro n'abantu bari aho, ariko si jye, ni Kristo wari wakoze imirimo ikomeye. Arangije rero arankunda, ankunze rero, kunkunda kwe kumviramwo ko avuga, anyita ngo ndi musaza we, aba mushiki wanjye, arwana intambara rero yuko ukuguru kwanjye kutazacika. Ayirwana ate rero? Yakoranaga n'abantu bo muri ONI, bari baje kureberera abantu barwaye Igisenyi b'abasivile bagenda bahura n'ikibazo cy'abacengezi bakomereka. Arangije avugana n'uwo muntu wari yihagarariye, aramubwira ati mfite musaza wanjye uri hariya, yararembye, nta nubwo abasha no kurya, ariko ikibazo afite ni ukuguru, kandi amagufa yose bayamazemo. Dukora iki kugira ngo akire? Aramubwira ati okay, ati nzafata umunsi nze kumureba. Undi aramubwira atoya, ati bashobora kumujyana i Kanombe mu kigo, kuko ibitaro ntibebere kubirwariramwo, murebe vuba urebe icyo twakora. Umugabo umunyamahanga araza, ni mu South Africa, arandeba, areba ukuguru kwanjye, abona byararangiye, aravuga ati kuguru ni ugucika. Ariko aramubwira ati reka nze ngerageze ubundi bushobozi bw'ubuganga bushoboka, turebe ko hari icyo twagira gute twakora tukamusanasana. Ahita atumiza tije igitaraganya y'umuntu ngo wagize ikibazo, ubwo yayitumije nko mu rwego rwa gisivile, ngira ngo kugira ngo bafashe abo basivile. Tije iragenda imara igihe, ariko ngira umugisha kuko bajyaga badukurayo bakatujyana mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Indege yaza kuntwara n'abandi twari turi kumwe, indege ikaza yuzuye, bakavuga ati abarwayi ni benshi, harimo abarwayi benshi, ntabwo biri bukunde. Ngira umugisha ikajya idindira, ntize. Noneho uko bitira kuntwara niko yatije yageze mu Rwanda. Imaze kugera mu Rwanda rero, ikintu bakoze, yagiye baramfashe banjyana mu Iseta kumbaga, ndabyibuka. Ngeze mu Iseta bateguye, bandiyamishe ku gitanda, abaganga bamaze kunkorera ibisabwa byose. Wa muganga arabwira wa mugabo ati umusaza wanjye yageze ku Iseta. Umugabo aramubwira ati banza uze tuvugane, amujyana mu biro bye. Aramubwira ati rero umusaza wawe ndamuvura, tije yahageze, ndayimushyiramo, ariko ikintu cya mbere nanjye nuko wanza kunkora icyo ngize gute, icyo nshaka. Atangira kumutereta rero, umukobwa aramubwira ati jewe si ibyo sinyabikora, niba ari ikiguzi kugira ngo uvure musaza wanjye, ibyo ntibiri ukundi. Nawe ahita avuga ati nanjye ntawe mvura. Ati ntawe mvura, tije siwe yaziye, uriya n'umusirikare, ngewe mpagarariye abasivili, ntawe mvura.
ndambona abaganga baraje barambwira bati urasubira ku gitanda, ntabwo byakunze, ntabwo bari bukubage. Ndagenda nsubira ku gitanda, ariko umutima wanjye numva singoye neza. Umukobwa araza ansanga ku gitanda, ambwira ati rero buriya nari nakwemereye ko nshobora kugufasha, ariko byanze. Ibintu barimo kunsaba kugira ngo nkore kugira ngo bakubage, ntabwo nge nabikora. Arambwira ati ariko kubera ko nabonye usenga Imana, ubwiriye Imana usenga, we nta makuru yari afite kuri gihe warambuye, uyibwire iyo ubwayo yabasha gukora igitangaza. Ndabwira ntoke nturakoze. Ndongera mbumbura Bibiliya nsoma Yeremiya 33, ndongera ndahasoma, ndavuga ngo Mana ishobora byose, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni wowe wambwiye ngo ningutabaze uzantabara, unyereke n'ibikomeje biruhije ntabasha kumenya. None rero iri ni ijambo ryawe, biranze, ariko kuri wowe ntabwo byakwanga. Vugana n'uriya mugabo yemere. Ubwo baraje baratubwiye, maze gusenga, buriya hari ikintu Satani gikora. Hari ukuntu Satani ihitiza n'ikintu kikoreka ko ibintu bitanashoboka. Maze gusenga muri iryo jambo, nagiye kubona mbona haje abantu baravuga ngo abasirikare barimo hano bari hehe, bati nuriya n'uyu, ati mubategure indege iraje babatware. Ndavuga nti byarangiye, bimwe Imana yambwiye ngo irantabara, wapi biranze. Biriya ntibanze ibyo yantabaye ari ugukiza bariya abantu, banze ibyo yantabaye nangira kwicira inzira, banze izantabarira ahandi hantu mu bindi bintu. Baradutegura, noneho isaha zigeze zo kugenda, barongera baratubwira ngo indege ngo havutse ikibazo, ngo ntabwo ngo inyuze hano. Ndavuga nti nyamara gutabarwa kurahari. Bukeye mu gitondo mbona wa mugore araje, wa mukobwa araza arambwira ati rero gasiga ugize amahirwe nteye, ati wa mugabo aremeye, ati aremeye, ati nagenda mubwira, ndamwinginga, ndamubwira ngo nakorere umuntu w'Imana, mubwira ko uri umuntu usenga, mubwira iki. Arangije ngo arambwira ngo reka mbikore, nubwo ngo reka nkorere uriya basi. Banjyana ku iseta, barambaga, bashyiramo tije. Iyo tije bayishyizemo, barandoda, bankorera bampa imiti, ndagenda nsubira ku gitanda. Bukeye nasibiye umunsi umwe, uwa kabiri indege bigize gute ihita iraza. Ya ndege yari yaranze kuza, yazaga ikaza yuzuye, ikaza bikananirana. Wa munsi bamaze kunshyiramo tije neza, iraza. Bari kuse mu ndege nje hehe, nje Kanombe. Ngeze Kanombe rero ngira cya kibazo n'ubundi gikomeye, nta muntu nari mfite wo muri famiye, nta cyo bari kuza kunsura, nta makuru bari bazi, n'abari babizi ngira ngo barababyirengagije, abandi ntibagira ubushobozi. Hanyuma mbaho, noneho ntungwa n'iki nibyo mu gisikara, ariko giye ko nari ndembye, nagiraga umugisha bakampa ibintu by'amata n'ibiti, ibintu bimfasha byoroshye. Mbaho ngaho, ariko mbaho narahagarikiwe ikintu bita umushahara, kuko urumva afande yari yafashe icyemezo aravuga ati kubera ibyo yakoze ntazagira umuntu umusura. Ariko ntarajya kure, kubera Imana yari yambwiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye ruhije. Nkiri n'Igisenyi, abasirikare banyuraga inyuma bakaza kunsura, nkabona umwanzaniye 2,000, undazaniye bingahe, amafaranga nkayabona, nakinira akantu nkagatuma, kubera ko Imana yari yamaze kuvugana nanjye mu ijambo ryayo. Hanyuma ngeze Kanombe rero, nta kindi urumva nari maze kugura kwizera yuko harimo tije. Imana yaramfashije, ngira umugisha iyo tije ngumamo, kuko impamvu uvuga ngo nagize umugisha ngumamo, ntabwo nari nyikwiriye muri icyo gihe, kuko nari wo hasi, hari abandi bakomeye, kandi icyo gihe cyari kigoye kubona tije, cyari kiruhije cyane. Bivuze ngo bari no kuyigukuramo cyane, bari kubikora, bwari kunjyana se bakongera bakambaga bakayikuramo bakashyira mu wundi, byari ibintu byoroshye. Ariko umugisha nagize nyine, uwo muganga yarambwiye ati rero ugize amahirwe itije baguhaye nta muntu wayikuramo. Ati na bya bindi bavuga ngo bakubaga bakayikuramo ntibishoboka. Ati ni tije izakorana n'umubiri wawe, izatuma amagufa yawe yongera kubaho gukura. Ati ayasigaye azagenda azamuka yongera ahure. Abana simbizi. Ati wowe genda uhizere gutyo, uko niko bizagenda. Ubwo rero ndaje Kanombe, ndahabaye, ndakomeje, ndarembye. Imana igitangaza cyane yankoreye, narongeye nsengera muri ryaramo, navuga ngo Mana si wavuze ngo ngiye gutabaza. Ndayitakira, ubwo narasengaga abantu bose bari bazinyire ko ndi umurokore wakijijwe kera cyane,
kuko bumvaga mfite amagambo akomeye n'abarokore bamaze igihe bumvaga ko mfite amagambo akomeye. Noneho abantu baje nkabahumuriza nkabaha ubuhamya nkababwira nti byari byagenze gutya, nkababwira nkavuga Imana nyine muri ubwo buryo, abantu bagasubizamo ibyinjiro bakavuga ngo ubwo yagutabaye natwe izadutabara. Yego. Imana rero yankora igitangaza, nagiye kubona mbona haje umuntu babitaga wa Pia Master arahaza arambaza ati gasibwa amakuru yawe ni neza, ati wowe waturutse ndamubwira unity naturutsemo brigade, arambwira ati se ubona umushahara ntawe njya mbona, ariko ubwo nabivugaga mvuga nti se ndabikubwira ngo bikore iki ko bawuhagaritse. Arambwira ati okay, ati ni imishahara ingahe utabonye, ndabimubwira. Haciye nk'iminsi nk'itanu nagiye kubona munanzaniye ya mafaranga yose ayafasha ryarampereza atakira umushahara wawe. Ndavuga nti Imana nzagukorera, ntingiye kugirana isezerano nawe rikomeye. Ubwo rero sigarana ikibazo cya auditora militaire, ndavuga ko baje kumbaza kandi ko ndumunyamanyanga ko bira bintu rige manyanga. Ariko ndavuga ngira Imana, ndavuga ngo Mana niba ari wowe wampamagaye umuhamagara uteye gutya utuma bimerera gutya, uzandinde muri uyu muhamagaro wawe, uzandinde korwa n'isoni. Urumva jewe Imana hari ukuntu yari yandemye yampaye, naratinyukaga n'umusigare wese wazaga narimubwiraga nkamubwiza ukuri, nkamubwira ko byagenze. Yambaza ati se shati wowe byagenze gute, nkamusobanurira neza, nkamubwira ni umuhamagaro w'Imana naranze kumvira Imana. Ubwo maze kubona amafaranga mpagira umugisha, ntangira kuvurwa, ntangira kugendera mu kagare, bakansunika muri sinabashaga no kumanuka ku gitanda ngo mbe nakwicara mu kagare. Ntangira kwicara mu kagare, numva ukuguru ntagiye kugenda ngira gutya, bakankorera massage, bigeraho ngendera ku kandi kagare k'amaguru ane, ugenda ugize ntajya ukagenderaho ako nkavaho, mfata imbago ebyiri nzigenderaho, birarangira mfata imbago imwe ntangira kwigenderaho. Ubwo n'urugendo rurerure byagiye binyuramo. Hanyuma rero Imana ntiyanditse. Ubwo muri ubwo ngendera mu kagare nabwiraga abantu ngo munsunike, bakansunika ahantu bita Efoteke ari Kanombe. Ubu hari ikigo cy'amashuri, icyo gihe twaraharwariraga, noneho bakanjyana muri Efoteke nkicara munsi y'igiti nkasenga, nkahamagara Imana, nkafata igitabo, narabonye igitabo cy'indirimbo na Bibiliya nkaririmba. Noneho naririmba, abarwayi bakumva umuntu aririmba bakaza kwicara, hari udutebe twari twateye, bakaza kwicara kumva umuntu uririmba. Noneho nkaterura amagambo nkabigisha, nkahera kuri ramwe Imana yambwiye iryo jambo, nkababwira nti dusome Yeremiya 33. Nkabigisha nkababwira nti Yeremiya yarakigiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe, yaraboswe nk'uko ubona uburwayi bukubonye. Nkababwira abantu bakikubita hasi, bakatura, bakihana, abantu barakizwa. Icyumba kirakomera cyane, kirakomera, kiba icyumba gikomeye cyane. Abantu batangira kukiyoboka. Noneho mva kuri iyo ntera nkajya mbabwira nti noneho ntagiye kugenda kukamagurane, nkajya nzenguruka ahantu mu masare aho baryamye, nkabasengera, nkabigisha. Umuntu akambwira ati ko ndembye meze nabati ndaribwa mu nda napfuye, nkavuga nti ubu ngubu rero ntabwo wongera kuribwa, nkamurambika ikiganza. Umuntu akambwira ati Imana igumugisha, ati uburibwe buracecetse. Nkora umurimo w'Imana, biragera njya kumva imwe, noneho ntangira kugira imbaraga zo kugenda noneho mvuga ubutumwa. Hanyuma nakomeje kugenda mbona Imana aho hantu, uko nakomezaga gukora umurimo w'Imana, ubwo umushahara wanjye wakomeje kuza, ariko nkaba ntegereje na auditora ko izaza kumfata, ko nagiye no kugenda bakamfunga. Imana rero ifite imbaraga zikomeye, ibyo bintu byose yarabindengeje. Hari igihe njya mbivuga, umuntu akambwira ati ariko si ibyo bintu uvuga buriya ntakugira ingaruka. Ndavuga nti ibi ngibi buriya hari igihe abantu bibwira Imana, rero bakibwira ngo Imana y'icyo gihe y'Igisenyi niyo Mana y'uyu munsi wa none mvuga ibi ngibi, kandi niyo izakomeza kuba Imana kugeza n'iteka ryose, kuko ntihinduka. Bivugira kugira ngo abantu bumve imbaraga z'Imana, abantu bakiri mu byaha, abantu bakiri mu businzi, mu busambanyi, bakiri mu byaha, bumve imbaraga z'Imana, bumve ko kubaho ngaho nta kintu na kimwe bibamariye, ahubwo bakwiye gufata umwanzuro bakihana, batarahura n'ingaruka mbi cyangwa se ngo bibaviremo no kuzabura ubugingo buhoraho, kuko ubugingo burahenze. Rero narakomeje, hanyuma nza kugira umugisha ku mudamu wo mu kigo cy'Ikanombe, arambona, arambwira ngo ariko nubwo bagushyizemo tije, kubera amagufa yawe n'iki, amaguru yawe ntareshya, ati kandi ntago azareshya, ubwo ni ikibazo cyabayeho, atariko ati bishobora kuzagutera impyiko. Ati none rero ndagira ngo nkugire inama, ngiye kukurangira ahantu ujya
ugenda uganire n'uwo musaza arakubwira uko icyo yagufasha. Ndamubwira nti nta kibazo. Arambwira ati gende ujye hariya mu Genere Dikota hari ahantu bakorera insimburangingo uganire nawe umubwira ikibazo cyawe. Ndagenda ndamuganiriza, amaze kumuganiriza arambwira ati rero nta kindi turagupima uburebure ufite tumenye yuko icyo uburaho hanyuma tugufasha uburyo uzagenda neza. Ndagenda barampima, niho nakuye kwambara izi nkweto mubona, anyereka uburyo rero bakora urukweto. Iyo nambaye runo rukweto ni nko kuvuga mbameze nkuko nawe umeze, nkuko umuntu muzima yaba ameze. Nukuvuga ngo rumpa burebure, kandi hari igihe umuntu arureba akavuga ati se ko ari runini, umupira uteyeho uba ufite uburyo ukozwe ku buryo utaza n'uburemere bw'urukweto ruba rureshye, bigomba kuba bifite uburemere bungana n'ubu ngubu bw'urundi. Ubwo rero aho ngaho ntangira kugenda noneho neza nta mbogamizi. Maze kubona kwambara runo rukweto nateye intambwe yo kujya ntembera neza noneho ntabangamiwe, kugira ngo numenyere byansabye kujya ngendera ku mbago imwe ngwambaye. Nageze rero ahantu mbatizwa, nkizwa mu buryo bwo kubatizwa, gukizwaho mu buryo bw'ubugingo bw'umutima bw'umwuka. Nari naramaze kwakira Kristo muri jye, ariko ntarakora ikimenyetso gishushanya gupfana na Kristo no kuzukana nawe, aricyo kubatizwa mu mazi menshi, kuko nacyo ari ingenzi. Hari igihe burya abantu babaho akavuga ngo jewe ngo niyo ntabatizwa. Oya, kubatizwa ni ngombwa, kuko yarabikoze igihe Yohana yamubatizaga. Nta kindi babikoreye, kwari kugira ngo abazakurikiraho bose bajye banyura muri iyo nzira, ko nta yindi nzira, cyane ko birivuga ngo Kristo niwe nzira akaba n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe uzagera mu ijuru atamujyanye. Rero nagiye kwiga umubatizo, baranyigisha. Muri uwo mwaka Imana yantabaye muri uwo mwaka wa 1999, ko nibwo mu kwezi kwa 7 nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Batirizwa i Kanombe, muri paruwasi ya Kanombe, muri ADPR niho nakoreraga umurimo, ni naho nkorera n'uyu munsi wa none, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndabatizwa, mba umukristo, noneho ntangira kubwiriza, mfite uburenganzira bwose. Rero nakomeje gukora umurimo w'Imana aho muri Fotieke, nza kwimurwa njyana ahantu bitwa Irwinkwavu, naho ndahaba ndaharwarira. Hanyuma naho nkakorera umurimo w'Imana, mavuga ubutumwa. Igihe kiragera, Imana iranyagura. Maze kubatizwa, Imana yaranyaguye cyane, ntangira kwinjira mu Mana neza, nkaryama nkarota ivuga butumwa, ntangira kugenda mvuga ubutumwa rero ahantu hatandukanye, abantu bagakizwa, nkavuga imirimo Imana yagiye inkorera. Hanyuma ngera ahantu rero biza kuba ngombwa yuko mva mu gisirikare, kuko sinari komeza gukora umwuga w'igisirikare bitewe nuko nari mfite ubumuga butanyemera gukomeza. Ariko nanone nkomeza kuba mu gisirikare, ariko nza kugira ahantu ngiye gusenga, kuko hari ibintu byatumaga ntinya kuva mu gisirikare. Ni icyambere nuko nari nzi ko nta data na mama mfite, nkavuga nimvamo ndajya kwande. Icya kabiri nuko nta bushobozi bwari buhari bwo kugira ngo mbe mu buzima busanzwe nabonaga, kandi ntawe nari mfite ndi bwerekere. Nabona ni rero kuba mu gisirikare bishobora kumfasha gukomeza kwibonera aho nyira gute, aho nibera ubuzima. Ariko ngiye gusenga, Imana irambwira, Imana iravuga. Hari igihe abantu benshi baba bazi ko, ubu ndavuga mu rwego abadukurikiranye kuri Duhumurizanye TV, nagira ngo mbabwire yuko Imana iravuga cyane, kuko hari abantu benshi bashidikanya ngo Imana ngo yavuga ngo mu gihe cya Yeremiya, ngo mu gihe cy'abandi. Oya, n'uyu munsi wa none uko yari iri kiriya gihe n'uyu munsi niko iri, ni nako izahora kugeza iteka ryose. Iravuga. Narasenze rero, nsenze, Imana ivugana nanjye, irambwira ngo nimve mu gisirikare ntahe. Irambwira ngo kandi nibikoze, irambwira ngo ubwoba bwose mfite bw'ubuzima izabana nanjye. Nanjye ariko imbwira ayo magambo, nagize ikikango, ndavuga nti ubu Imana koko irabona ko nkwiye gutaha, ndajya he, nderekeza he, ndabahe, nzarara he, nzagenza gute, ko nabonaga uburyo mbaho mu gisirikare nkabona amafaranga nkishyura, ubu nzabaho gute?
ndabyanga. Nagera mu kigo bakavuga ngo abantu bafite ubumuga bashaka kuba mu gisirikare bagende biyandikisha, nkabikwepa nkitahira nkigira gusenga. Najya gusenga Imana ikambwira ngo ndashaka kutaha, ndashaka kujya hanze ukankorera ugakora umurimo wanjye. Nkavuga nti nzayikorera gute? Ibyo rero igihe cyarageze kumwe Imana yambwiye ngo nzavamwo, naje kuvamwo bigenze bite rero. Nagiye mu kigo kuri foreign, founder aratubwira ati umuntu wese uzi ko afite ubumuga akaba yagerageje gukwepa uburyo bwo kuva mu gisirikare, agakomeza kwerekana yuko igisirikare kimuryoheye kandi adafite ubushobozi bwo gutanga ibyo kimusaba, natiyandikisha umunsi ngo avemwo abone imperekeza azavamwo nta mperekeza. Ubwo abo burantashye ndavuga nti by'Imana yavuze nanze nakwepye birabaye ntireka ngende. Naragiye baratubwira ati mujye ibyumba kwiyandikisha, niho twagiye kwiyandikisha baduha imodoka iratujyana. Tugezeyo twari abantu barenga nk'ibihumbi nka bingahe nka 2 cyangwa 3, ariko baranditse bangezeho. Ikintu cyantangaje ko ari Imana, bangejezeho baravuga ngo birahagaze, ngo abandi bose nibatahe ngo bazabwira ikindi gihe cyo kwiyandikisha. Mva mwonyo kuri izina gasigwa Etienne barigezeho baravuze ngo birahagaze. Urumva ni gihe nashakagwa, nukuvuga ngo icyo cyabayeho kukanga abantu, kuko hari nabandi bari bafite ubumuga buri hanyuma yanjye n'ubu nzi bakirimo, bagiye mu zindi service babasha gukora bakirimwo, ariko jewe icyo gihe izina ryanjye rigezweho kuko Imana yari yabimbwiye. Mba mvuyemo rero ndagenda njya mu mahugurwa y'uburyo tuzaba mu buzima bwo hanze. Baduhaga amafaranga makeya, igihugu nibwo cyari kikigira ntambara zari zikirangira, cyari bwiyubake, baguhaga 300 ukabihabwa mu byiciro 3. Noneho umuntu udafite nyina udafite ari bwerekere kumuha ayo mafaranga ari bujye gukodesha agatangira ubuzima. Naragiye rero mbana n'abandi basirikare ngeze aho birancanga, mbona amafaranga arabuze, ndavuga sinzakomeza n'iby'ubuntu bari n'abantu ku buntu, ndavuga nti biranze. Ndavuga nti rero mfite umuryango nubwo wenda duherukana kera, reka ngende mbabwira ikibazo cyanjye. Ndagenda mbwira data wacu ikibazo cyanjye, ndamusobanurira, arambwira ati ngwino bane n'abandi bana wongere ujye mu buzima bw'abana. Urumva nari maze gukura, umuntu wahembwe wari uzi kwigurira ikintu nshatse, wari uzi iki, noneho nkajya kongera kugaburirwa nkongera kugira, byarangoye rero, ariko ndabikora. Mbikoze rero ariko Imana yo yari yatubwiye, kuko turi naho twasezerewe, twarasengaga, twari dufite icyumba, ikatubwira ngo mutahe nzabagira neza mureke kugira ubwoba. Noneho irya jambo ntutinye rikomeza kugira gute kunzamwe na ryane ngo ntabaza. Aho rero naho nongeye kujya mu rwego rwo kugira gute rwo gutabaza Imana. Mu by'ukuri narayitabaje rero, ndagenda njya kwa data wacu mu Bugesera, ndahaba ariko mpaba urumva ufite ipfunwe, uri umuntu w'umusore wo mu rugo rw'abandi. Noneho ya mafaranga rero bampaye ya mbere yamfiriye ubusa, bari bampaye 80,000 ndibaza, baduhaga mu giciro 3,100, 120 na 80, amfira ubusa muri ubwo buryo. Aya kabiri rero bayampaye, ndavuga ngo ya ntazamfira ubusa. Naragiye ngura amagare nyashyira mu muhanda arakora. Najya gusenga navo masengesho y'iminsi 3, ntashye nkahura n'umunyonzi akambwira ati gare baryibye, nkabura ikintu nkora, nkabura iki, nkajya gusenga. Imana ikambwira ngo ndashaka gukora umurimo wanjye. Navuga se Mana nzawukora ntafite icya 10, ntafite amaturo, ntagura kenda, ngo ndagushaka mu murimo. Ntise ko njya mu cyumba, ko njya mu butayu, ko nsenga, ko niriza ubusa, ko njya mu ivuga butumwa, ndagushaka mu murimo wanjye. Ndongera ngo urumva nari naguze amagara 3. Irya kabiri ndibuka nari mvuye gusenga amasengesho y'iminsi 2, ntashye nabwo nsanga ngo umunyonzi arambwira ati baryibye. Kandi icyo gihe wari umutego wo kugira ngo mvuge nabi, ntongane ibintu bicike. Najya gusa nkaho mvuze nabi nkumva Mwuka Wera avugiye muri nge ngo tuza. Wanze gukorera Imana ujya mu bintu by'ubucuruzi atari byo yakubwiye, kandi igihe cyawe ntikiragera. Ndongera irya 3 nabwo bararingiwe, barinyibye mbaye nk'umusazi. Cyaya amafaranga barashize. Ndeba uburyo nzasaba isabune, nkasaba amavuta, nkasaba iki, biranshanga. Ngize amahirwe baduha ikiciro cya 3. Bakimpaye ndavuga nti rero hari kwa data mukuru wanjye wari ukiriho, ndavuga nti reka ngende mpinga isambu. Ndagenda mpinga isambu. Imana impumugisha neza imyaka abantu bateza
irera, ibijumba birera, ibigori birera, abantu bahagira bakavuga ati ni kwa wa mudemobo. Baravuga ati azi guhinga, ni umukozi. Narwanaga n'insina ku magare ntunda ngenda kuko sinaryamaga, buriya ikintu bita nkunda gukora cyane. Niyo ndyamye mba numva mbabaye kuko mba numva bitankwiriye. Hanyuma rero byeze Imana najya gusenga ngo wanze kunkorera. Nkavuga se Imana gute? Ubwo kubera nirirwaga mu mirima, iyo yashaka nirirwe nsenga, nimva gusenga nge mwivuga butumwa nibyo. Kandi nkayibwira nti se Imana jewe ndi mwe muvuga butumwa koko wo kubwira. Ndabura ati ndashaka kunkorera. Ya myaka rero nayo yeze ikintu cyabayeho narasaruye pe. Ariko ngize ngo ndahunika. Kuko byareze ikiro ngira ngo icyo gihe cyaramanutse kibishimbo kiye kuri 20 niba ari na 3 nane gutyo kiramanuka. Noneho nabara amafaranga nashoye n'ikiraho kigeze nkasanga nzahomba. Ndabihunika, mbihunitse mu gitondo nsanga imungu zabyira yemwe ziraguruka. Baranga ati nutagurisha urahombye. Ibishimbo nagenda nteza cyamunara. Ibigori nkajya nsaba abantu ngo mbahe ibigori bakambwira ati natwe turavyejeje. Biragenda bipfira mu murimo. Ibijumba muri Nyamata icyo gihe babyitaga ngo ni local defense. Kuko byari umutuku, noneho local defense icyo gihe zambaraga imyenda y'umutuku. Noneho impamvu babyitaga na local defense zakubitaga abantu wabijyanaga mu isoko ukabura abaguzi. Noneho ugashaka uburyo uceremba ngo bite hatagira umuntu kubira ngo bisubize iwawe. Bagufata rero uceremba bakakubwira ngo garuka ufate ibijumba byawe. Urabisigira ndi hano. Ihene zarabihaze, inka zarabihaze, nta kintu kibishaka. Ubwo mbasubiye hasi mba nakubititse amafaranga yose abagize gute arashize. Ashize rero ndavuga nti birarangiye. Ngiye gusenga Imana irambwira iti nkorera umurimo. Ndavuga nti Imana nzagukorera. Ndongera ndavuga nti rero udufaranga duke nari mfite mbwira umugabo ubu n'umupasiteri za Bugesera. Ndamubwira nti ko mbona ucuruza imyenda yaratarawa pasiteri nti nta kuntu twafatanya nanjye nkareba ko nabona ubuzima nterega ashaka kuzajya njya nkaka n'isabune nkaka n'amavuta n'ibintu bigoye. Arambwira ati ngwino tujyane. Twazindukaga saa 8 z'ijoro tukajya Nyabugogo batereraga hejuru. Ndagenda bagaterera nkavuga ntaya bakampereza. Nkazana imyenda myiza isa neza nkamanika mu isoko nkabura umuntu ngurira. Nkajya kubona nkabona serwakiriraje irazunguje bya byenda byose hejuru ibindi bikajya mu maso inzara yanyishe napfira upfurubi. Najya gusenga Imana ikambwira ngo Gasigwa ndashaka kunkorera. Ya mafaranga y'imyenda nayo yagira gute abararashize ndavuga se Imana ko senga nkiri umusirikare yambwiye ngo izampa umwuga w'ubucuruzi niho izantabarira. None nkaba ibintu byose narabikoze byari inyungu bikanga bimeze bite. Ndagusenga ndavuga nti reka nsenge. Imana nasenga ikanyereka igiterana imbere yanjye, ikanyereka ivuga butumwa, ikanyereka ibintu nkararota, ikanyereka ibintu bya kanaka nkarota, nkagira gute nuko. Ndagira rero mfata umwanzuro ndagenda biganiriza umushumba. Ndamubwira nti jewe nagize ikibazo gikomeye. Nakoze ibintu byose byaranze. Ubu musigaye meze nkaho ndi umuntu w'inzerezi w'intakora ariko nzi gukora. None Imana ndajya gusenga kambura ngo umurimo ndawukorera he ko nkukora hano muri Nibature nkagukora mu masengesho mu kampa nkabwiriza nkajya mu butayu nkasenga ko njya ahantu hose ndakorera umurimo. Arambwira ati rero Gasigwa jewe ati n'ubundi narindi mu nzira zo kukubwira ngo uzumfashe umurimo. Ati ahubwo ubu ngubu nari mfite ahantu bantumiye mu giterane kandi nta mwanya mfite. Ngiye kuguha recommandation. Ngiye kuhamagara mbabwire ko ari umukozi w'Imana ugiye kubwiriza. Nabwira pastor jewe ko nta bintu byo kubwiriza cyane nzi. Ati ugende. Ati none se ntiwagiye birota mu nzozi. Ati se giye ko nakubonye mwo muhamagara ati genda ubwirize. Nta kibazo ndagenda. Njya muri urwo rusengero mpageze bampa umwanya bavuga ngo umwigisha dufite n'uyu. Nanjye umutima ukubita hirya no hino utera nkabwira Mana ntabara ndengera bakajya mbese bakabona sina navuga ariko batazi ibyo ndimo ndwana nabyo. Ndimo mbwira Imana ibyo yabikabira bikamanuka bikagira gute. Ndagenda bampa ijambo ndabwiriza nanjye amagambo navuga sinzi ahantu yaturukaga Bibiliya nayivugaga nkaho wagira ngo nize theology nkavuga n'amateka y'Abisirayeli nkaho mbazi twabanye. Abantu bikubita hasi barubara barihana abantu baraboroga abantu bararira. Nanjye aho ndi nkavuga ngo Mana we ubu ninde koko ni wowe urimo gukora. Abantu ubwo bamenya batyo noneho batangira kujya bagira gute bantumira.
yego nkumva runaka abantu miye nkagenda bakampa recommandation nuko nkora umurimo w'Imana mba muri uwo noneho ibya bindi noneho mfata icyemezo ndavuga nti kuko ntacyo ninjira ntakora aho kugira ngo nje nkonsoma abantu babone njya buri munsi mfata icyemezo ndavuga ngo kugira ngo izina ry'Imana ritazatukwa kubera inda yanjye ndavuga ngo nihaye gahunda nzajya njya nibura rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru ubundi nka mu masengesho nashoboraga gusura urugo rw'umukristo narugeramwo bakazana icyayi cyiza cy'amata bagategura nkasanga bakoze iki kuko baba nakundaga gusura abantu nkasenga umurimo w'Imana nyine nkawukora muri ubwo buryo noneho mfata icyemezo hari igihe ninjiraga mu rugo nkinjira nko mu rugo rwawe ukanyishimira ukavuga uti umukozi w'Imana ukazana icyayi cyiza ukategura ibiryo amafiriti uti karibu ku meza nkahita nkubwira nti ntabwo ndi burye ntinasenze rwose ndi mu gihe byiza byo gusenga kandi byahe birakajya nangiraga ikirere icyo kintu narabanje ushobora kubirya ejo nkongera nkarya ahandi bikazavugamo kuvumvuga bati wa mudemobu ni umunyenzara agenda mu rugo rw'abantu yitwaje ngo agiye kubasura ariko agiye kugira gute kurya atagiye kurya ubwo rero icyo nakoraga naragiraga gute narabyirindaga yego hanyuma kenshi nkaba mu masengesho nava mu 7 nkafata 3 nava mu 3 nkafata 4 nava mu 4 nkafata 2 ndagira ngo icyo gihe wenda ni igihe nasenze navuga ngo muri iki gihe bitoroshye kugise ariko icyo gihe naragisenze hanyuma nkora umurimo w'Imana ariko urumva wayakoraga utabishaka ntabwo yarayagahato ko kwirinda wa mugayo ayo kwirinda umugayo amasengesho nakoraga mbishaka kuko yo ni imbaraga z'Imana nabaga nshaka no kugira ngo ijambo ry'Imana mvuga ribe riturutse ku Mana atari jewe atari byayo ningo n'ubuhanga n'ubwenge bwanjye niki urabona wenda nko muri iki gihe umuntu avuga yigisha kubera yize theology cyane ni nabyo bashingiraho ariko icyo gihe bya theology ntibyari bihari uko ari ugusenga Imana ikaguha imbaraga n'ijambo ariko umuntu ashobora kubyuka akavuga ngo ngiye kubwiriza kubera ko afite ijambo yasomye afite muri we agendana buri munsi arizi naho ryanditse ariko icyo gihe warasengaga noneho Imana ikaguha ijambo yenda ukaba wateguye ijambo rimwe wanagira no kubwiriza Imana ikarihindura ukabwiriza irindi ubwo rero n'icyo gihe hanyuma ibyo byo kwirindaho nabirekaga nanashonje ntaniyirije simbirigiye kugira ngo mu izina ry'Imana ritazatukwa ngo bavuge ngo wa mudemo w'umukristo ni inzererezi yirirwa ishakisha ibyo kurya mu mago y'abantu rero aho ngaho Imana ibonye ko nkora umurimo wayo nk'uko yabinsabye aho niho rero Imana yantabariye niho yantabariye ndibuka igihe kimwe ndi mu rugo haje mu rumuna wanjye wo kwa data wacu ansanga aho nari nicaye arambwira ati rero Gasigwa buriya maze igihe nkwitegereza nkareba uburyo uri umukozi bambwira ukuntu uhinga bambwira ukuntu waguze amagare akagenda bambwira ukuntu wacuruje mu isoko bikanga ati kandi urwego ugezemwo imyaka ugezemwo ntago ariyo kuba mu rugo rurimo abandi bana ati kwiye kureba icyo ukora ati none natekereje ko nakujyana i Kigali nkagushakira icyo ugira gute icyo ukora nkubita kuri ryasezerana Imana yambwiye nyiri umusigari yambwira ngo nzacuruza ariko gihe nkaba narabanje kwirwanirira ncuruza kandi bitari mu atari bizo kuko atari wo mugambi w'Imana igihe kitari bwagere ndavuga nti reka nsenge rero mbwira Imana ubwo rero naje kugera i Kigali uwo murumuna wanjye wo kwa data wacu ariko ni murumuna wanjye mwita murumuna wanjye ariko ni nkaho tujya kungana kuko dusa nkaho twavukiye n'igihe kimwe ba papa baravukana aranzana rero nzana mu mujyi wa Kigali ariko nabanje gusenga nkuko narimvuze ndasenga banza kwaza Imana ko nagize ubwo ndavuga nti ubuse n'uri nagenda nanone Imana igakomeza kunyishyuza kuyikorera ugasanga ngiye mu buryo butari ubwanjye ariko nsenze ntajwi numvise nta kindi ariko nahamanyije n'umwuka w'Imana wavugiye muri nge numva ko ari ngombwa ari igihe kugira ngo nge gucuruza naje i Kigali rero mu by'ukuri yantangije amafaranga 350 arambwira ati genda ucuruze niwunguka umuryango uzaba wungutse nzaba ngize umugisha nawe uzagira umugisha kandi ntabwo uzabusaba amavuta ntuzabusaba iki uzabaho ndacuruza rero Imana kugira ngo ime ikimenyetso cy'uko ariyo
naraje ndacuruza naracuruzaga abantu bagatonda umurongo ahantu ncuruza kimbere ikimenyetso ko igihe cy'Imana kigeze gute kigeze mu minsi itarenze nk'amezi 2 nari ngeze muri bya 350 nari ngeze nko muri miliyoni 2 amafaranga araza aba menshi uwo mwene data wacu atangira nawe kubona ko amafaranga nguka aranyicaza arambura ati ndagushimiye uri umuntu w'umugabo ndabona uzi gukora byahe ahubwo ni isezerano ry'Imana ryari ryasohoye noneho rero Imana yari yarambwiye ngo kandi najya gusenga ngo kandi uzakurwanya nzamurwanya ngo uzaguhagurukira nzamuhagurukira ndibuka Imana ni igitangaza rero ko defense zigeze kuza kundwanya aho hantu zishaka ko mpava ariko uwandwanyaga wese yararaga avuye ku murenge bararaga bamwirukanye uwandwanyaga wese akaza yararaga agiye hakaza undi bigiraho n'amateka yanjye baramenya ko n'umukozi w'Imana ndi umukristo rero nakoze uwo murimo ndacuruza ndunguka uwo mwene data ararongora akora ubukwe akuramo amafaranga aho ngaho muri nacuruzaga ndakomeza nacuruza birakomeza birakomera aranshimira arambwira ati rero buriya njyewe naratangaye ati waje 350 bibyaye ubukwe bwanjye burabaye kandi bwiza usigaranye n'igishoro urakora ati ibintu n'igitangaza ageze arambwira ati ngaho rero nawe tangira ushakisha ubuzima aho rero niho ariko nakoraga ibyo nkomeza gukora umurimo w'Imana kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru nkagenda nkajya gukora umurimo w'Imana nkajya mu ivuga butumwa nkasenga hanyuma rero umugisha maze kubona nanjye nibwo natangiye gutekereza ndavuga nti nanjye imyaka ibaye myinshi nageze mu myaka 20 ngira ngo n'8 urumva nari maze ndavuga nti nanjye rero ntangiye gusaza nkwiriye gushaka ariko nkaba narakijijwe mfite intego ivuga ngo gushaka kwanjye nuko nzaba nasenze ntabwo nzashaka umukobwa kubona mubonye ngo uriya mukobwa nuwo kwa runaka nuwahe ahubwo nzasenga Imana igire gute impuho tuzabana ntangira rero kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo nzashake ndavuga nti amafaranga amaze kuboneka ubu nabukora nabasha gukodesha inzu nabasha kubona ibitunga umuryango nti rero reka nshake ntangira gutekereza wa muntu utari kera naratekereza ko bitashoboka narabonaga ntanzira ariko rya jambo nanone nahamagariwe muri vuga ngo nabaza ndagutabara nkwereka ibikomere utabasha kumenya kuko iryo jambo n'uyu munsi niryo ngenderaho iyo mbonye ibintu binkomeranye nje imbere y'Imana nkayiririra nkayitabaza nkayibwira ngo Mana ntabara no mu gihe cyose nagiye mbamo kingoye iyo byancangaga n'intabaza ndagutabara nkwereka ibikomere utabasha kumenya ubwo rero ntangira gusengera icyifuzo cyo kugira ngo ngire umuryango ngira ngo ubuhamya ndi umusore nasa naho mbugarukirije aho ngaho hanyuma nkinjira rero mu buryo natangiye kugira ngo ngire umuryango nanjye nitwe umugabo no gukomeza kuba gasigwa uraho w'amateka gusa aha mumaze kumva rero ubuhamya bwa Papa Mugisha cyangwa se Gasigwa mwamaze kumva ubuhamya bw'ukuntu yahamagawe mu murimo w'Imana ndetse n'ubuzima bwo yabayemo mu busore hanyuma rero turarikire kuzakurikira igice cya kabiri noneho uyu muryango bari umuryango nyine nk'uko mubabona ndetse banatubwira uko babonye nabo bana batubwiye 3 hanyuma tuze gusaba Mama Mugisha adusengere aturagize Imana ariko namwe mbasaba kuza gukora comment n'ubumva ubuhamya ari cyo bugukoreye cyangwa se ari cyo hari ahantu bukuvanye cyangwa icyo bukwigishije nyamuna muduhe comment ndetse muna sharing kugira ngo n'abandi inshuti zanyu ndetse n'abandi hirya no hino babashe kugira icyo bakuramo hari abantu bahamagarwa ari abasore ugasanga ntabwo mushaka kwitaba Imana mwayitabye mukiri bazima mwakabyarana ibintu byateye ngo tuzi umuntu yashizemo umwuka ngo yitabye Imana kuki mutayitaba muri bazima kwibahamagara mukiri bazima mwagiye muyitaba hanyuma rero reka dusabe Mama Mugisha adusengere ubutaha tuzashyira igice cya kabiri ndizera ko noneho nacyo muzagikunda cyane batwereka noneho uburyo Gasigwa yarambagije Liliane noneho bakaza kuba umugore n'umugabo bakanabyara abana mbese n'umuryango uko bawubatse niba umuhamagara warakomeje mu muryango cyangwa ari ukundi kuntu muzabibona mu gice cya kabiri reka dusenge nakoze
Data mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uravuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Tugushimiye imbaraga zawe Mana, niko wabwiye Kuro ngo uzamugenda imbere ahataringaniye uharinganize. Ndagushimiye ko ariko wagiye imbere y'umugaragu wawe umuringaniriza ahatari haringaniye. Ubuzima butari bufite ishusho uyu munsi wabuhaye ishusho. Mu izina rya Yesu uri Imana igirengera abatagira shinge na rugero, uri se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi, ujya urengera abatagira kirengera. Mana ndagushimiye wabanye nawe mu buzima bukakaye, mu buzima bugoye yaciyemo, ariko icyo tugushimira ni uko wamubereye Imana nziza yo kwiringirwa, kandi ibyo wavuganye nawe warabisohoje nk'Imana. Ujya ukurikirana ijambo wavuze ukarikurikirana imyaka ibihumbi ukarisohoza. Niko wagize Mwami, wabaye umwizerwa ku buzima bwe. Uyu munsi ni umugabo wo guhamya ko uri Imana igira neza, Imana irengera abantu, itarebye aho umuntu aturuka, itarebye ku mateka mabi yamuranze, ariko ugahindura ubuzima bukaba bwiza bukagira ishusho. Turabigushimiye rero Mwami, habwa icyubahiro ku byabaye byose, ku buhamya twumvise. Turasenze ngo buzafasha abazabwumva, abari baratakaje ibyiringiro, barihebye, babona ubuzima bwaranze, nta byiringiro byo kubaho bafite. Muri ubu buhamya Mwami bazongera basubizwemo imbaraga, kandi bongere bakwiringire kuko uri Imana ikora ibirenze ibyo abantu batekereza. Turagushimiye rero wagize neza kubana natwe, n'ubu dusoje iki kiganiro wabanye natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko uri Imana nziza, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.